Ni amarira n'agahinda gakabije muri uyu mudugudu wa Kavura, aha ni mu kagari ka Nyarusange ho mu murenge wa Muhazi, ni mu karere ka Rwamagana. Nahakomeje kuvuga urupfu rw'umwana w'umusore uri mu kigero cy'imyaka 22, aho yasanzwe mu mugozi amanitse mu nzu. Iyi nzu akaba ari iwabo basanzwe babamo, ndetse akaba yasanzwe mu cyumba cy'iyi nzu amanitseho. Ni ibikomeje kuvugwa n'abaturage bo muri uyu mudugudu ko bikomeje kubababaza kandi biteye n'agahinda, cyane ko ibi bitari bisanzwe muri uyu mudugudu, bavuga ko bababajwe n'urupfu rw'uyu mwana w'umusore. Ariko ikibabaje kurusha ibindi byose nuko bari kujya mu rugo rw'aba babyeyi bagize ibyago, bagerayo ngo babatabare nk'uko bisanzwe mu muco wa Kinyarwanda, ariko ba nyir'urugo bakabirukankana bababwira ko nta muntu n'umwe bakeneye mu rugo rwabo, yewe yaba kuva ku mugoroba bikimara kuba no muri aya masaha ya mu gitondo nta muturanyi n'umwe uragerayo, kuko abari kugerayo bose bari kubirukankana bababwira ko nta n'umwe bakeneye muri uru rugo. Nibyo bamwe muri bo bakomeje kwibaza, cyane ko bavuga ko mu muco wa Kinyarwanda bitigeze bibaho, yewe aho bagiraga ibyago cyangwa se aho bagize ibyago hose abaturanyi bagomba kugerayo. Ibi nibyo tubwiwe na bamwe mu baturanyi bavuyeyo, aho tubasanze ku muhanda bari kwimyoza. Turahageze njye n'uyu muntu twari kumwe n'undi muntu, ubu twese tugiye twiruka. Mwese mwavuye mwiruka? Baratwirukanye pe. Nutse hano gutya, ngeze hano nsanga uwo mwana yarayiyahuye, nta gucana, nta muntu n'umwe wahageze. Kugeza n'aya masaha nari manukanye n'uyu mukecuru mvuga ngo reka turebe ko abo bantu nawe nabafasha nkabatabara. Byarangiye n'ubundi mpageze, umukecuru mpasanze usohotsemo gutya ni mwene wabo, bamubwiye ngo musoke nta muntu dushaka hano. Ndi kwibaza jewe none ikibazo, uwo mwana arashyingurwa gute, azashyingurwa nande? Ntabwo bashaka iki? Ntabyo bashaka ko dutabara, ntabwo bashaka. Jewe nayobewe, abari abantu n'abanyamahanga n'abaki. Jabira bintu biranyobeye. Bikubiye ubundi mu muco nyarwanda bigenda gute? Mu muco nyarwanda umuntu agira ibyago, abantu bakagenda tukararayo, bagacana igishyito, abantu bakicara ku muriro, bakajya igitoki bakagitema ku ruhande, bakashyira mu ziko, bakarya, bakaririmba, ijoro rigacya. Ryacya bikazageza igihe cyo gushyingura, bakajya gushyingura umuntu. None bari abantu byanyobeye ibyabo. Nicyo ntacyo bacanye? Reka data, nta n'umuntu bari kwemera ko ajya mu rugo? Reka data, nta muntu bashaka ko aza mu rugo rwabo. Ngaho ni mugende mugereyo murebe ko hari umuntu wari. Yaratwirukanye manywafa, yaratwirukanye ku mugaragaro kuri kw'Imana turashize. none se mwabonye byatewe n'iki? Kutwirukana ndabizi se mu byabo batekereza n'abimbaza ndabizi. Ibyabo se nzi byari byo. Ubu nta muntu uriyo? Ndumva harimo kuvugiramo abantu muri salo nka 2 nka 3. Nabumvise. Twebwe mu mibereho yacu dusanzwe tuzi yuko niba uhuye n'ikibazo ukavuga ngo upfushije umuntu cyangwa se ugize gahunda y'ikirori, tuba dufite abantu benshi badutabara cyangwa tuba turi kumwe nabo. Ariko namanutse hano gutya, ngeze hano nsanga uwo mwana yarayiyahuye, nta gucana, nta muntu n'umwe wahageze. Kugeza n'aya masaha nari manukanye n'uyu mukecuru mvuga ngo reka turebe ko abo bantu nawe nabafasha nkabatabara. Byarangiye n'ubundi mpageze, umukecuru mpasanze usohotsemo gutya ni mwene wabo, bamubwiye ngo musoke nta muntu dushaka hano. Ndi kwibaza jewe none ikibazo, uwo mwana arashyingurwa gute, azashyingurwa nande? Icyo nicyo kibazo nari mfite, nta bindi bintu narengaho birenze. Sinzi rero umuco wa hano muri Kavura ntago mu kigabiro hari iwacu tuwutunga. Ntago bibaho ibyo ngibyo. Ubundi umuntu apfuye nta n'ahantu bijya biba mu buzima, kuko niba ugize ikibazo cyo gupfusha umuntu cyangwa se ukagira ubukwe, ibyo ni ibintu bitabarwa n'abantu uwo ari wese, ugasanga ahantu haruzuye. Haruzuye. Ariko ikigaragara n'ubundi uyu nguyu ni umuntu uje vuba vuba ngo ntago bari banamenyeranye nawe. Bene wabo se barabakura he ahubwo bwo?
niba tutabashe gutabara duhaguruke tuve mu Kigabiro tuve Nyarusange hano tuve muri Kavura hose dutabara umuntu nk'umuntu wagize ikibazo ahandi se ntago nigeze mbibona ibingibi nibwo Rwanda byababaje ego ko bitababaza ababuse abakecuru bose ni bumva badafite ikibazo bafite ikibazo kuko niba ubashije kugenda ukagera nk'ariya uwo mwana yapfuye gutyo nta muntu wigeze abasha kumureba nta wamugezeho kugeze amasaha nta muntu uraboneka na rimwe urumva ni ikibazo kirenze birababaje nyine nisari ubwo namwe yenda se nubwo mukiri batoya ntago byigeze biboneka ibyo bintu urugo nta muntu urimo mu rugo nta uri harimo abantu ngera ngo bangahe babiri bonyine mbonye bwaho nibo mbonyemo bonyine kandi kuva nimugoroba uwo mwana apfa gutyo nta wundi muntu wigeze ahagera uranahinjira gutya hari na mwene wabo umukecuru mwene wabo nawe ngo arahageze areba ko gahunda zimeze abona barangije amubwira bati abantu dushaka hangane mwigendere gutya cyese sinarindi kumwe n'umukecuru mwavuganaga ngiye mvuga ngo nanjye mpagere nk'umuntu nubwo ndi wo mu Kigabiro hariya ariko mpagere nanjye menye gahunda uko zimeze birangiye n'ubundi umukecuru atubwiye ati reka da nta muntu bashaka ahangaha rwose harimo abantu babiri bonyine baje muri iyi modoka iri hariya y'intuza mbona bikwiye ntabwo bibaho ikintu nta nubwo twabyigeze no mu muco wa Kinyarwanda ntabwo ibyo bintu bibaho impamvu biteraniye rero niba winjiye mu mudugudu nk'uyu cyangwa se mu muryango nk'uyu nguyu iyo winjiye mu mudugudu winjiye mu muryango uba ugomba gusatirana n'abantu bose abaturage bawe ukamenya ngo bijyanze gutya muri kumwe na winjiye ahantu niba waje rero ukabona yuko n'ubundi udashaka kwinjirana n'abo muturanye ntiwandi uzahura nitwa Ingabire Denise mu mudugudu wa Kavura kagari ka Nyarusange umurenge wa Muhazi naje ngeze mu rugo numva nyine baravuze ngo hari umwana wiyahuye njye nyibimenya nabimenye nka saa 12 n'igice nirukanka nyine nanjye ngiye kureba ndagenda ngezeho nsanga hari abantu benshi hari n'imodoka za RIB nanjye ndahagarara ndareba numva nyine bamwe bari kuvuga ngo umwana yimanitse mu mugozi numva nyine ni ibintu biteye ubwoba ariko nkajya numva abantu bavuga ngo iwabo bakunda kugirana amakimbirane mama we na papa we ariko nta kindi kintu nzi njyewe ariko nyine bamwe twavuga se ubu ni iki cyatuma twiyahura noneho kumva umwana w'imyaka 23 na 20 kumva ngo yiyahuye utekereza nk'ikintu cyatumye yiyahura ukumva nyine ni ibintu bitangaje ariko nyine tugomba kubyakira tukumva nyine ko nkatwe urubyiruko tugomba kureberaho kuko si tuzi ngo ni iki cyatumye yiyahura ariko kubera ko ababyeyi babo ngo bahora bafitanye amakimbirane twe nyine urumva twe nk'urubyiruko tugomba kumenya ko tutagomba kwiyahura ngo kubera ababyeyi bacu oya gira inama y'urubyiruko urubyiruko ikintu nababwira yega ababyeyi dufite ababyeyi batandukanye imico dufite ababyeyi bafite uko babanye ariko niba dufite ababyeyi babanye ku bintu by'amakimbirane twebwe nk'abana tugomba kubyakira cyangwa se wenda ntidufate imyanzuro mibi nko kwiyahura nk'uyu mugenzi wacu oya tugomba wenda nko gufata imyanzuro tukajya nko muri famiye tukabiganiriza famiye hanyuma byakanga haba hari n'ubuyobozi rega bubishinzwe hanyuma tukabitanga gutyo ariko apana kuvuga ngo turiyahuye oya izina yanjye ni Twitiza Angelique ntuye muri uyu mudugudu wa Kavura akagari ka Nyarusange umurenge wa Muhazi uriya mwana w'umuhungu rero wiyahuye ejo nari namubonye nko mu masaa 7 n'igice aturutse gutya kuri inyubako ya FPR atambika ajya iwabo nko mu masaa 8 n'igice saa 9 mama we nyine aratabaza ati mu ntabare umwana wanjye yapfuye
nuko njye nabyumvishe tujyayo nyine dusanga umwana nyine yapfuye yapfuye yimanitse mu mugozi hejuru nyine mu gisenge cy'inzu twumva ngo ni amakimbirane y'umuryango tugiye ntabwo nari mbizi nta nubwo nari nzi ko baba bafitanye amakimbirane nuko gusa nabyumvishe niyo ari gukekwa nibyo biri gukekwa ko ari amakimbirane y'iwabo amakimbirane yo gute amakimbirane nyine y'umuryango yo mu ngo nyine abantu bagashwana ese na nyina bashwana yego nibyo biri kuvugwa nta umwana kindi tubizi akabizamo gute ego ko umwana ntabwo yabura kubizamo duhura nabyo kenshi cyane sinaba bambaye sinaba kabiri nyine ko abantu bagirana amakimbirane abana bakabigenderamo wenda umwana akaba yava mu rugo akagenda agatorongera cyangwa nyine akaba yagenda nyine agakora nka biri yakoze akiyahura niba ari ibyo umwana yazize wenda yagendeyemo atari yishimiye wenda ntabwo tubizi murabona biba bitababaje kubona biranababaje cyane ahubwo kuko ni inkuru y'incamugongo akenshi abana nyine ingaruka zibazaho nta kundi twagira ubwo nuko bimeze mbere gusa natwe ntabwo turamenya ngo byagenze gutya umwana yazize iki ariko mu byo abantu baba bavuga byinshi nta wahahagaze nta n'uwahageze bavuga ngo umwana yasize yanditse n'urwandiko simbizi nabyumvishe mu gitondo ariko mu bantu buryo ntabwo tubizi niba koko yarwanditse ariko burya nta nkuru ivugirwa ubusa umwana yari nawe urabyumva nyine ntayivuye babivuze yuko umwana ngo yari yanditse n'urupapuro umwana yari yarasonze ubwo nyine umwana yari yaragize yari yarababaye nyine ubwo ngubwo we yari yarabuze uko yabigenza mbega ubwo we yahisemo kimwe ati reka niyahure nigendere kuko ibintu byabariye abantu muri rugo ni birebire biba ari bire nese iyo ubona umugabo afungwa akagenda yaza ngo arafunguwe aje mu rugo yakubise umugore ibyo by'amakimbirane nyine yaza ngo aje mu rugo akongera akagenda ntabe mu rugo rwe ubwo urumva atari ikibazo twababaye nyine nta kundi twabigenza nta kindi twahindura makuru ahari nuko natwe ubwacu byadutunguye gusa ntitwari tuzi ko ibyo bintu biri bubeho twebwe twajya kubona tubona umumama aradutabaje ngo mu rugo hari ikibazo ngo umuntu yiyahuye ubwo natwe turagenda turareba tumaze kugenda turahagarara hariya ku muhanda bahita bahamagara inzego z'umutekano bahamagara RIB nka polisi ako kanya baraje baje umuntu bajyamo nyine bajya kumumanura meri we ubwo yari yagiye ku isoko ngo amusiga mu nzu aje asanga umuntu yimanitse agiye mu cyumba amubuze arebyeje asanga umuntu ari hejuru ntabwo ati se manuka umuntu ntiyamanuka ubwo yasohotse hanze araza ahamagara abantu ati mfite ikibazo ati muze muntabare baraza nyine bahageze nibwo bahamagaye RIB iraza imukuramo nuko bamutwara kwa muganga natwe dusigara aho ngaho gusa twabafativayo hanyuma ngo byatangiye gute kugira ngo bimenyekane rero reka uwo mumama nuko nyine yasohotse akaba ati muze muntabare nta bindi tuzi pe nta na kimwe tuzi none se byabaye umumama ari mu rugo cyane uwo mama ntabwo yari ahari yari yagiye ku isoko yamusize ari muzima ko yatubwiye rwose agarutse ngo usanga byagenze gute asanga nyine umuntu yimanitse yari yimanitse he mo hejuru muri parafu mo hejuru mu biti hejuru mu nzu yaho yari yimanitse yangana ate uwo nguwo yamanitse uwo nguwo yimanitse angana ate bavuga nko mu myaka nka 20 njye sinzi nta nubwo nari muzi pe nari muzi nyine mwagiye mwebwe musanga yimanitse ko twebwe abagiyeyo njye sinabashe no kujya mu nzu ariko abagiyeyo babibonye rwose babibonye ko yari yimanitse cyane nyine yatubabaje kuko nta muntu bitabaje byabaje buri muntu wese kuko biriya bintu birababaje biranababaje rwose ariko nyine twiyakire no se wabigira ati nta kundi nitwa Iradukunda William wabimenye ute ko hano hari umuntu wahiyahuriye njyewe nabimenye narindi mu muhanda ndi mu kazi
bibwirwa n'abaturanyi banjye ati kwa kanaka ati hari umusore wigaga wiyahuye, tuza gushaka amakuru dusanga ni umuturanyi, nibwo guhita tuza kureba, tuje dusanga tubona imodoka ya polisi yahageze, tuhageze umudugudu n'undi mugabo n'umutekano barambwiye ati hano dufashe, twari tuzi ibyo tugiyemo, tugiye dusanga twinjira mu nzu, mu kureba hejuru tubona hejuru mu gisenge tubona umusore yiyahuye, yafashe umugozi niba ari uwa supanete sinarebye neza, ayizirika mu izosi, harimo akata ku rwego rurerure, amaguru yari ari ku rwego ariko yari yarangije gupfa, umwuka washizemo, ururimi rwasamye. Hari muri salo cyangwa hari mu cyumba? Hari mu cyumba, yagiye mu cyumba. Ubwo rero hejuru hagiyeyo umuntu afata umugozi n'icyuma ari gukeba wa mugozi, nanjye mfata ku amaguru yombi, n'undi musore n'undi mugabo nafata hino hejuru kugira ngo uri hejuru umugozi nucika ataza kuturemerana, ahita amufatire ku mabuno tumwururutse neza. Ntabwo ukihagera ntabwo wamenye icyateye kwiyahura? Ikintu cyateye kwiyahura rero kuri uwo musore, uko ndi kugenda mbyumva, nka rwa rugo n'ubundi hari harimo amakimbirane, amakimbirane y'umugore n'umugabo, umugore n'umugabo, umugore ngo ni umwadeperi arasenga, uwo mugabo n'ubundi ntabwo yari asanzwe aba muri urwo rugo, hajya haza rimwe na rimwe akagenda akaba yishyuye igihe kirekire. Umwana rero ikintu cyakora yakoze, yafashe mashini, yari afite mashini niba ari iya mushiki wiwe yakoreshaga ku ishuri, amashuri ndi kumva yari ari kwiga, sinzi ahantu yari ari kwiga, yandika mu nomero za password z'iyo mashini, yandika ijambo aravuga ngo iyi mashini muzayihende mushiki wanjye. Ibyo ngibyo mwabisanze hariya mu nzu iwabo? Mu nzu iwabo ni ibyo, ni agapapuro yanditse ko ntabwo yize yandika icyishe icyamwishe, iyo yandika icyishe icyamwishe, uriya mubyeyi wiwe, uriya nyina wiwe aba azi ngo umwana wanjye yishwe n'iki ngiki, ntabwo aba ari gutongana n'umugabo. None rero umugore, nyina w'umwana ari kutubwira yuko ngo ise ari gutumye umwana agira ute apfa, kuko bari bafitanye iki amakimbirane. Amakimbirane niyo muri aka kanya ari kugaragaza muri rugo yuko aricyo baba bari uriya mwana bazize. Uretse kuba umwana yanditse ko iyo mashini bazayiha mushiki we, nta kindi kintu yigeze yandika kuri urwo rupapuro? Nta kindi, yanditse password ifungura mashini gusa. Wowe se urebye nk'umuntu wiyahuye, umuntu wari uri ku rwego, kuvuga ko wamusanze ku rwego, wabonaga ko yiyahuye cyangwa? Kwiyahura yiyahuye kuko umugozi wari wafashe mu izosi, yawuzirikiye hejuru mu gisenge, mu izosi arahambira arinaganika. Kwiyahura we yiyahuye rwose, niba ari we wiziritse akanimanika simbizi, ariko tusanze naba hejuru. Kwiyahura wowe byagaragara. Ubutumwa wagira bamwe mu rubyiruko nk'urunguru bashobora kwiyahura? Ubutumwa rero ntavuga, nanjye ndi urubyiruko, ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu w'umusore rwose yari akwiriye kuba yiyahura, keretseho ari wenda niba ari karande z'umuryango cyangwa ari n'ibidayimoni byo mu muryango, ariko umuntu w'umusore ufite ingufu, none kuba ari n'umunyeshuri, yakagombye kuva hano abona hano mu gace kamunaniye akagenda no mu kandi gace akareba aho yashakira amahoro, ariko atagize ute atiyahura. Kwiyahura ntabwo ari byiza.